ibihe bibindi byanzaniye umugisha. Derukana Masera Jolie yirukankana urupapuro kwa padiri mukuru, ariko ndi kubaha n'ikaze mu gice cyacu cya gatatu cy'inkuru yacu ya Masera Cindy n'umushoferi Rugwiza. Yageze kwa padiri mukuru amuhereza urwo rwandiko Masera Cindy yasize. Padiri ararureba avuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka, nabonaga ari umwana mwiza, nabonaga ari umwana udafite gahunda yo kugenda, none reba ibintu dukoreye. Kwese kuri iriya kiliziya bamutwohererejeho turababwira ngo iki, ituzi n'ahantu yagiye ngo tujye kumurebayo, gusa ibintu ntabwo nshobora kubyemera, duhamagara abantu bajye kumushaka. Masera Jolie yarabahamagaye abo bantu arababaza ati se nimwigeze mumubona? Baramubwira ati oya ntabwo twigeze tumubona. Padiri mukuru yahise ahamagara mu Rwanda ababwira ukuntu byagenze. Baramubwira ati rero ibyo bintu ntabwo bigomba kuganirwa kuri telefone, ahubwo muze mu Rwanda. Padiri mukuru yazanye na Masera Jolie bagera mu Rwanda mu masaha nimugoroba, bagera kuri ya kiliziya barabakira neza, batangira kuganira ku kibazo. Batari barenga aho ngaho bababwira ati rero iki kibazo cyahozeho, mbere yuko tunamwohereza muri kiliziya yanyu, hano hari umusore waje aratubwira ngo ari kumufasha kwinjira muri kiliziya, amufasha kwakira amasakaramentu. Muri make yaramufashije, ntabwo twari tuzi ko nyine bizaba gutya, ntabwo tuzi neza ko ari hari, ariko turi gukeka ko ari hari. Bakomeje kuba inshuti bigera n'aho ngaho barakundana. Nibwo twafashe umwanzuro wo kumwohereza muri kiliziya yanyu. Nibwo yaje agatangira gukora neza, ariko ntimwirenganye kuko byahozeho, ariko twabaza neza amakuru ahubwo niba uwo musore mutarigeze mumubona muri kiliziya yanyu, kuko ntabwo yari azi ahantu twamwohereje. Kandi ikindi numvise ngo mwari mwaranamwatse telefone, ntabwo bari kubona uburyo bavugana. Igitangaje ni ukuntu yagiye nta n'umuntu n'umwe ubizi. Jolie yahise ababwira ati rero njyewe uwo musore nigeze kumubona muri kiliziya yacu, ntabwo nari mbizi ko ari we, gusa nabonye ari umuntu usanzwe, nta nubwo bigeze bavugana uwo munsi kuko yaraje araterana arangije arataha, ntabwo nongeye kumubona. Rero sinzi niba ari we baba bajyanye, wasanga buriya hari nk'undi bajyanye. Masera Jolie we yumvaga ko atari ibyo, bitashoboka, ko yari yaranamubwiye ko yashatse umugore, amubwira ko nta gahunda bari bagifitanye muri iyo minsi, ko inkuru ye yayimubwiyeho gatoya, ariko ayimubwira yariyakiye, ibintu byarasubiye mu buryo, ahubwo ko bakwiye gushaka ko hari undi muntu baba bajyanye, cyangwa se akaba yagiye no hanze y'igihugu ntawamenya. Bakomeje kwiga ku kibazo bata umutwe, bahita bavuga ati rero nta kindi kintu twakora, ahubwo reka duhamagara umuryango we, kuko hari igihe nabo wasanga batazi aho ari, kandi ni ikibazo gikomeye, baje kumureba bakamubura. Bahise bahamagara iwabo bababwira uko bimeze. Iwabo barabwira ati se umwana wacu ntawe uri hano mu rugo, ikindi kandi ntabwo yigeze atuvugisha, ahubwo mwebwe kubera iki mutatubwiye mbere hose ko icyo kibazo gihari, ngo twe nk'ababyeyi tuze tumuganirize, niba ari ibishoboka tumufashe cyangwa se aguma aho ngaho. Ababyeyi be bararakaye cyane, nabo bibaza aho umwana wabo ari, birabayobera. Padiri mukuru arababwira ati rero nimwihangane, reka dukomeze dushakisha amakuru, gusa mu ibaruwa yanditse ko ameze neza, ikibazo gihari ni ukumenya ahantu ari gusa, nta kindi. Ababyeyi baravuze ati nta kibazo, mukomeze mushakishe, natwe ntari turakomeza dushakisha. Masera Jolie yahise ababwira ati se none nta kuntu ahubwo twahamagara wa musore tukumva ko ariho ari? Baremeye baramuhamagara. Tugaruke mu birori byacu. Twagarukiye aho Masera Cindy na Rugwiza bari bagiye kwinjira mu nzu, ariko yaramupfutse mu maso. Nibwo yinjiraga akikanga, mumbaze ngo yarabaye iki. Rugwiza yari yamupfutse agatambara mu maso, aragenda abamusize hanze. Yinjiye asanga yambaye neza imyenda y'umukara, apfukamye afite impeta amusaba ko babana. Nibwo yikangaga
kuko ntabwo yatekerezaga ko ibyo bintu byaba ako kanya. Arishima cyane biramutungura, ahita avuga ati yego nemeye kuba umugore wawe. Yahise ayimwambika, asanga aho ngaho abantu biteguye bararya barishima, wabonaga ibintu ari byiza. Petit frère wa Rugwiza rero yahise afata ijambo avuga ati munyihanganire, hano ni njyewe uri buvuge mbere kabisa kuko ibintu byandenze, ariko nari narenga aho ngaho, reka nsabe umukunzi wanjye nawe aza nsange hano imbere. Nawe yari yambaye neza, ubona hari ibintu bimeze neza, ariko na Petit frère yari yambaye neza cyane. Yavuze ati rero mfite amagambo menshi yo kuvuga uyu munsi, gusa ndihangana nkoresha igihe cyanjye neza, ndavuga makeya. Mbere na mbere reka mbanze nshima Imana ko ibi bintu bibashije gukunda. Mu itangiriro ntabwo twari tuzi ko ibi bintu byakunda, kuko twabonaga ari ibintu bidashoboka, ari ibintu nyine sinzi ukuntu nabibabwira, gusa reka nshima Imana ko bibashije gukunda. Ikindi cya kabiri ndashimira Marcel Cindy ari ugiye kumbera na belle-sœur wanjye. Sinzi ukuntu namubabwiraho, gusa ni umuntu utangaje, ni umuntu mwiza. Ntabwo twavuga ko agiye mu bintu bibi, oya, buri wese aba afite iherezo ryiza cyangwa se iherezo ribi. Rero navuga ko Imana iri kumwe natwe, kuba yemeye ko ibi bikorwa biba, ndizera ko Imana iri kumwe natwe. Ikintu cya gatatu ndashimira mukuru wanjye. Sinzi ukuntu namubabwiraho kuko niwe twabanye cyane, ntabwo nakunze ngiye kuba mu rugo, nakunze kubana nawe, gusa kuri njye yameze nk'umubyeyi wanjye wa kabiri. Ntabwo nari kuba ameze uku nguku umeze iyo aba atari we. Rero ndamukunda cyane kandi ndishimye kubwe, ntabwo mwabyumva, ndishimye cyane. Imana ikomeze ibubakire n'imigisha myinshi. Icyanyuma rero ngiye gusorezaho ndakivuga Marcel Cindy ahagaze. Cindy yahise ahaguruka amusanga imbere aramwegera. Yatangiye avuga ati Cindy rero dukura turi abana, njye na grand frère wanjye twakuze mama yaritabye Imana, dusa nkaho twireze kuko papa yabaga ari mu kazi, akaza muri weekend cyangwa weekend ntanaze, urumva ko twireze. Rero gushaka abagore ni ikintu cyatugoye cyane, cyaratugoye kuko grand frère yumvaga ko nashaka umugore akamuhangayikisha nanjye nzabigenderamo, cyangwa njyewe nashaka umugore tutahuza cyane nabwo agahangayika, nyine ibintu ntibimere neza. So rero muri aka kanya ikintu gitumye nguhagurutsa hano, mbere na mbere ndishimye, ibyo ndishimye ntabwo wabyumva, kuba Petit frère wanjye abonye umugore mwiza, abonye umugore mwiza, ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Noneho ikisumbuyeho niwe ugiye kumbera nka mama. Abantu aho ngaho bose bahise basuka amarira, nyine yari amarira y'ibyishimo. Cindy ararira, akomeza agira ati Cindy ntabwo nduta cyane, gusa guhera muri aka kanya nzajya ngufata nka mama wanjye, kuko nasezeranyije grand frère wanjye ko umugore azazana, nkabona nyine aranyuze tu, nzajya mufata nka mama wanjye. Ibihe bibindi byanzaniye umugisha. Ako kanya Rugwiza nawe yahise ahaguruka ajya guhoza umugore kuko yari yarize amarira y'ibyishimo, n'abari aho bose bararira, hama basubira mu byicaro. Ibyo kuvuga rero byarabuze. Rugwiza arahaguruka ashimira abaje kwifatanya nabo muri icyo gikorwa, barangije barataha, n'abandi basigara mu rugo rwabo. Petit frère wa Rugwiza we yatinze gutahamo gakeya kuko hari ibintu bari bakiri gutunganya. Babisoje nabo barataha. Bavuye kubaherekeza baraza ko bari bananiwe, babanza gukora douche, bavuyemo bajya kuryama. Batari basinzira, Cindy yabwiye Rugwiza ati none se ntabwo ababyeyi banjye nari nabahamagara, uyu munsi twagiye mu bintu byinshi sinabahamagara, niba nabahamagara ubu nijoro, niba nabigira ntabwo mbizi, kandi ndumva afite akantu k'ubwoba. Rugwiza yambwiye ati oya urananiwe ryama, urumva none ejo njyewe nzabaguhamagarira basaba imbabazi, n'ubundi byarabaye nta kintu bakora, nyine mubone muvugane. Batuke nta kibazo. Bararyamye
mu gitondo Rugwiza arabyuka ategurira umugore we breakfast, yarangije kuyitegura aramubyutsa nawe arabyuka, bahita bajya kuri cya kibazo cyo guhamagara ababyeyi. Yarabahamagaye arabanza arabibwira ati ndi Rugwiza, kano kanya nkaba ndi kumwe n'umukobwa wanyu, ntago namushimuse gusa dusa nkaho twakoze amahano ntitwabamenyesha hakiri kare, gusa ubu ngubu ni umugore wanjye. Yavuye mu Kimansera, ni ku bushake bwe, ntabwo namuhatirije, ni ku bushake bwe, gusa nyine mutubabarire, natwe twabuze ukundi kuntu tubigenza, biba ngombwa ko ari njye ubanza kubavugisha kuko niwe yari afite ubwoba. Ubwo rero sinzi ibihano muri buduhe, gusa ariko mutubabarire. Reka rero mbaho umukobwa wanyu turi kumwe. Yahise abaha Cindy abanza kuvugana na papa we, amubwira byose uko bimeze, ko urukundo rwamuganjije bikarangira avuye mu Kimansera. Papa we yari umuntu wumva vuba, avuga ati mukobwa wanjye rero ntabwo ngiye kugwatiriza cyangwa se ngo nkubwire ngo ibyo wakoze ntabwo ari byo, wowe niba wumva ibyo ngibyo ari byo biguhesheje amahoro cyangwa se ariyo nzira nziza ukwiye guhitamo, nta kibazo rwose. Ahubwo icyo tugiye gukora ni iki, bari abapadiri bakuru bari bahangayitse batazi aho uri, niba uzajyayo ntabyo nzi, niba muzabahamagara ntabyo nzi, gusa ushaka ukuntu bavugisha, noneho mushake n'uburyo muza kudusura turebe uwo mukwe wacu. Ati ahubwo reka nguhe mama wawe, nawe umva hari ushaka kuvugisha cyane. Yahise amuha mama we, amubwira ati jya ku ruhande. Ajya ku ruhande avuga ati none se mukobwa wanjye umeze ute? Ati mama ameze neza. Ni gute none se wifata ugakora ikintu nk'icyo ngicyo utanambwiye? Aramubwira ati mama rero ndi kubura aho mpera, nkabura umuntu mbibwira kuko numvaga nyine ari ibintu bitabaho, gusa nyine umbabarire ntakuba ntarakubwiye. Mama aramubwira ati rero mukobwa wanjye ikintu kinteye amatsiko ni ukubona umukwe wanjye, nicyo cya mbere kinteye amatsiko, ibindi byose nta kibazo, niba wumva ko koko ari ibyo ukwiye gukora nta kibazo, ahubwo mbwira muzaza kudusura ryari? Ese amubwira ati rero mama turacyari kubitegura kuko ejo nibwo navuye i Burundi, nibwo nageze hano, ntabwo nahamara igihe, nzakubwira nko muri kiriya cyumweru. Basezeranyeho, papa we ahita ahamagara padiri mukuru amubwira uko bimeze, amubwira ati rero numvise ari amahitamo ye kandi nta nubwo namuhatiriza, ubwo mwebwe sinzi ikintu muri bukore nka kiliziya, gusa twebwe twamuretse. Padiri mukuru yamubwira ati ok turaza kubyigaho, ejo tuzababwira umwanzuro twafashe. Tugaruke mu rugo rwa Rugwiza rero, ahari mu gitondo babyuka nk'uko bisanzwe, Rugwiza ajya ku kazi, Cindy we yabaga atari yabona icyo akora akajya asigara mu rugo. Ariko ugenda agiye ku kazi ari mu muhanda akubitana n'umu ex we. Yavuze ati rero ntabwo namusiga ku muhanda kuko ntabwo twashwanye burundu, mwinjiza mu modoka baragenda. Bagiye baganira, umukobwa avuga ati rero naje n'ubundi kwemera, reka tujye muri cya kibazo cy'imodoka, n'ubundi wanze kuyikoresha kandi iri hariya nta kintu iri gukora kandi ndabona ufite n'indi, reka tukijyemo tujye kwa noteri. Yambwiye ati rero kano kanya hari umukiriya ngiye gufata, ubwo sinzi niba twabikora ejo cyangwa mu masaha ya nimugoroba, ntabwo mbizi. Umukobwa yambwiye ati rero reka ntaribi tuzabikora ejo kuko nanjye nibwo nzafite umwanya uhagije, tujye kwa noteri. Babyemeranijeho, umwe ajya mu kazi n'undi ajya mu bye. Rugwiza rero yasoje akazi arataha, iwe asanga umugore we yamuteguriye, birumvikana n'abageni, yamuteguriye, yamwiteguye, yamukumbuye, muri make ubona ko ari ibintu byiza cyane. Rugwiza rero bwarakeye, yari afitanye gahunda na wa mukobwa, ariko nsubiye inyuma gatoya ntabwo yari yabibwiye umugore we, afitanye gahunda n'uwo mu ex we. Bwarakeye Rugwiza ajya kwa noteri nk'uko bisanzwe, n'uwo mu ex we batashye bahura na Cindy ariko bo ntibamubona. Cindy ahita ahagarika imodoka y'umugabo kuko yari yayimenye, barahagarara, Cindy yinjira mu modoka, umugabo nta n'ikintu yari ari kwikeka, nyine amusuza nk'uko bisanzwe barakomeza. Baragiye, ashyira umu ex we ahantu yabaga, amaze kuhamushyira abaza umugore ati wari ugiye? Ati ntacyo nari ngiye mu isoko ariko reka duhindure urugendo, reka ntahe nta kibazo nzajyayo ejo. Avuga ati ok ntacyo. Barataha mu rugo, bagezeyo abwira ati rero nanze kugutera stress tukiri mu modoka, mbwira uriya mukobwa mwari muvuye he
mumaze igihe kingana gite mugendana kuriya? Rugwiza arambwira ati sorry nibagiwe kukubwira. Wibagiwe kumbwira iki? Ati njye n'uriya mukobwa rero twari turi muri za gahunda zo kujya gukora mutation kugira ngo asubirane imodoka ye. Rero sorry ntabwo nigeze nkubwira, mfite akazi kenshi ariko numvaga bitanakenewe cyane kuko n'ubundi twari twarabivuganyeho. Sinzambwira ati ntabwo nakwizera ibintu mpisha. Urumva ni gute se nabyemera ko mwari muvuye kwa noteri cyangwa kwari ahandi hantu mwari muvuye? Rugwiza arambwira ati no, nta handi hantu twari tuvuye, ahubwo ikibazo cyajemo nuko ntigeze nkubwira. Cindy yaramubajije ati se none ko iwe wambwiye ko wagiye ukamubura, babwiwe n'iki ko ari hari yatuye? Rugwiza arambwira ati rero umunsi ukurikiye uyu nguyu nabwo nagiye kumufata iwe kuko nibyo twari turimo n'ubundi, noteri twagiye turamubura, biba ngombwa nyine ko njya kumufata ndongera ndanamutahana, niyo mpamvu wabonye mpazi, ntabwo byari bigoranye cyane. Cindy yaramubwiye ati okay, gusa nyine ntuzongere gukora ibintu utabimbwiye kuko nyine especially uriya mukobwa mwigeze gukundanaho rwose ntabwo ari sawa, ntuzongere gukora ibintu utabimbwiye. Rugwiza yaramubwiye ati okay, ntabwo nzongera ariko nyine mbabarira. Bahita biyunga, ariko bakimara kwiyunga telefone ya Cindy yahise vibra asanga ni se umuhamagaye. Aramubaza ati se mumeze mute? Ati tumeze neza. Ati none se ko muri gutinda kuza kutureba? Ati ndabona abantu bose bamaze kubimenya ko wavuye mu kimansera, rero ndumva ibyiza ari uko waza nyine kwirega ugatwereka umugabo wawe, byaba byiza mukora n'ubukwe mukajya imbere y'Imana. Sinzambwira ati twari turi kubitekerezaho ariko twateganyaga ko twaza wenda nko mu kindi cyumweru. Papa yavuga ati oya, sinone ko muri gutinda ni impamvu y'ubushobozi cyangwa hari ikindi kibazo? Cindy yarambwiye ati oya, ntabwo ari icyo kibazo, ariko nuko twari turi kugira ngo twitegure neza tuzaze nyine tumeze neza. Zarambwiye ati oya, nshaka ngiye ko muza vuba nimwitegure ejo cyangwa ejo bundi mushaka ukuntu mwatugeraho. Cindy avuga ati okay, biragoye ariko reka tugerageze. Yaramukubye abibwira umugabo we, avuga ati rero mu rugo bashaka ko tujyayo cyane, sinzi impamvu babishaka, tereka twitegure. Rugwiza yabwiye ati ariko nta n'igihe ari cyo kwitegura cyane, reka wenda dusibe ejo sinjye ku kazi cyangwa ejo nzajye ku kazi ntahe hakiri kare twitegure, umunsi ukurikiyeho tugende nta kibazo. Cindy yambwiye ati okay, niba wumva bitakugoye nta kibazo twagenda rwose. Niko byagenze. Umunsi ukurikiyeho bariteguye bitegura urugendo kuko abo hasaga nkaho harimo akagendo. Umunsi ukurikiyeho uragera, batangira urugendo, baragenda bajya kwa sebukwe. Bamaze kugera kwa sebukwe barabakiye, basanga babiteguye neza, babatekeye ibiryo byiza, gusa ntabwo hari abantu benshi, hari abantu bakeya kuko bari bagiye kwiyerekana gusa nta kindi. Barabakira. Cindy arambwira ati uyu ni mama n'uyu nguyu ni papa, bariya ni barumuna banjye. Yari afite barumuna be babiri ako bakiri batoya, ko batari n'abatoya cyane. Arangije bararya barishima. Bamaze kurya Ise aramubwira ati se umuhungu wanjye waba ukora iki, niki kibatunze? Yambwiye ati ngende umushoferi, iriya modoka niyo ntwara. Ni umushoferi? Ati yego ndi umushoferi, guhera na kera twamenye ndi umushoferi. Ati umushoferi. Ati okay. Papa yambwiye ati okay, niba uri umushoferi se buriya mwaba mufite inzu mutuyemo cyangwa murakodesha? Rugwiza yambwiye ati dufite inzu twabanye, twaraguze inzu. Mwaraguze inzu? None se mwafatanije kugura iyo nzu? Rugwiza yambwiye ati yego twafatanije kugura inzu, ntabwo byatinze duhita tubana, niyo mpamvu byihuse. Ati okay. Ati ahita amubwira ati rero ikaze mwisange, njyewe hari ahantu nari ngiye, hari inama ngiyemo yihutirwa cyane, ubwo tuzasubira muzajya mumvugisha. Ati okay, urakoze cyane. Ariko byagaragara nkaho papa wa Cindy atishimiye umukwe we, kuko ntabwo byumvikana ukuntu yaba yateguye inama azi ko abana be bari buze kumusura. Yahise agenda. Rugwiza arabibona ntiyabyitaho. Mama we arabakira neza, we asigara n'abaganiriza. Basoje barataha. Bari mu modoka, Cindy yagiye agahinda kamwishe, atazi ukuntu ari bubigenze, atari kuvuga na Rugwiza atari kuvuga. Baragiye, urugendo rwari rurerure. Bagezemo hagati, Rugwiza amubaza se umeze neza?
ati yemeze neza nta kibazo, ariko byagaragaraga ko atameze neza. Rugwiza yambwiye ati rero ibyo uri kwiyumvamo nanjye nabyumvisemo, ndabizi ko wanyu batanyishimiye pe, gusa ntabwo kano kanya ari ako gucika intege ngo twihebe ngo iwanyu ntabwo bankunze, oya, icyangombwa gihari ni uko ngukunda nawe ukaba unkunda. Rugwiza yakomeje amubwira ati rero wihangayika, nta kibazo kigiye kuhaba, ahubwo ikintu tugiye gukora, reka twereke papa wawe ko tutibeshye gukundana cyangwa se ngo ngukure mu kimasera, reka tubimwereke ko wasanga afite no gushidikanya, avuga ati umukobwa wanjye yarayobye, umukobwa wanjye ibiki n'ibiki, reka tumwereke ko utayobye. Rugwiza asa nkaho amusubijemo morale, ariko bibi by'ubusa kuko n'ubundi yari azi ukuntu papa we ameze, avuga ati n'ubundi ni iby'ubusa yakwanze kabisa. Tugaruke mu rugo rero kwa Cindy. Papa we nta n'ahantu yari agiye by'ukuri, yaraje abwira umugore ati rero burya nta hantu nari ngiye, ngewe burya uriya muhungu ntabwo namwishimiye rwose, byari byandambiye kuvugana nawe, umuhungu umukene buriya agiye gutuma umukobwa wanjye aruha, abe mu buzima bubi, nk'umushoferi. Mama wa Cindy yambwiye ati none se mugabo mwiza, twe twashakanye bimeze bite? Nawe nta mafaranga menshi wari ufite, gusa ni uko wagiye uyageraho gake gake kandi turi kumwe. Papa Cindy yambwiye ati oya, muri iki gihe ntabwo ariko bikimeze, ugomba gushaka umugabo umeze neza, reba nka kuriya Cindy avuye mu kimansera, ndabizi umukobwa wanjye ni mwiza, buriya ni mwiza umukobwa wanjye, kandi nawe ndabizi kubizi, yagombye gushaka umugabo mwiza umwitaho, utazamubabaza, akamuha buri kimwe. Ariko ndebera yasanze umushoferi koko, ariko buretse gato twagira ngo wamukunze. Mama Cindy avuze ati cyane rwose namukunze, njye nabonye baberanye nta kibazo, ankundira n'umukobwa, ahubwo Imana ishimwe yavuye no mu kimasera, njye rwose nuko wamushyigikiye, ahubwo biriya bintu byo kujya mu mamasera rwose ntabwo nabishakaga, mwana wanjye reke kumbyarira abuzukuru koko, Imana ishimwe, ahubwo umva ahubwo njye ngiye kubashyigikira uko byagenda kose. Ugavuga ati aha kuraje rero gushyigikira umushoferi wawe n'umwana wawe. Papa we yararyamye mu gitondo, abona nta wundi muntu ari bubibwire, ajya kuganiza abakobwa be, avuga ati rero bakobwa banjye ntimuzakore nk'ibyo Cindy yakoze rwose, yanzaniye umushoferi hano koko, nagakwiye kubona umukwe unkwiriye, umukwe mwiza, umukwe tujya kunganya n'ubushobozi kugira ngo umukobwa wanjye azashobore kubaho neza. Umukobwa we yambwiye ati papa ubaye iki noneho, uriya mukwe ni mwiza, Mana yanjye barakundana, nta nubwo tuzi ukuntu twabikubwira, ahubwo shima Imana ko umukobwa wawe abonye umuntu umukunda by'ukuri. Papa yese ababwiye ati ni gutyo mubishaka, noneho hamagarira mama wawe hano. Mama we yaraje avuga ati rero iri ni itangazo ry'umuryango, ndabiyamye ntihazagire umuntu numva ngo cyangwa mbona ngo yagiye kwa Cindy, ntabwo mbishaka, uzajyayo ntazangarukire mu rugo. Barumiwe baravuga ati siko bya bintu koko biri seriye. Mama ariko ubona arababaye, yibaza ukuntu atazajya ajya gusura umwana we kandi umwana we aribwo agishaka, biramuyobera. Barumuna be rero banze kumva neza bakajya biyiba, bakajya gusura Cindy, ariko bagerayo bakamubwira ati rero papa yararakaye ntabwo wabyumva, ati n'ubu ngubu urabizi tuba twiyibye, ntabwo nyine twareka kuza kugusura. Ibihe bibindi byanzaniye umugisha. Ariko ibintu birakomeye, mama we agahinda kenda kumuturitsa umutima kuko yanze ko aza kugusura, umva nyine ni ibibazo bikomeye. Sinzabwiye se kubera iki nyine yarakaye cyane, ni ukubera iki? Ntabwiye ati rero ngo nuko umugabo wari umushoferi, ngo yumvaga ko ugiye kuzana umukwe basa nkaho bari mu rugero rumwe, nyine wa mukwe nyine nawe urabyumva. Sinzavuze okay, nta kundi nyine byagenda, niyihanganira umukwe namujyaniye, nta kundi nyine. Haciye iminsi ngahe barumuna be bamaze iminsi bamusura, Rugwiza yakoze impanuka ikomeye, ajya muri koma. Cindy arahangayika cyane, n'amafaranga yaratangiye kubabana makeya, wa musheri wa Petit Frere we akajya bitaho akabatekera, na Petit Frere ari guca hirya no hino ngo arebe uko mukuru we yavurwa. Ni ibibazo bikomeye cyane Cindy yari guca mu iyo minsi, ariko ntiyigeze ahamagara iwabo ngo abibabwire kuko n'ubundi yari azi ko nawe babwira ari induru gusa, nta kindi kintu bari bumufasha. Barumuna be nk'uko bisanzwe baje kumusura ko bari basigaye bisanga, ariko bakaza babo batabizi. Baraza
babona ntabwo ahari, ariko bahasanga sheri wa Petit Frere wa Rugwiza, ariko basanga ari mu kazi kenshi ari kwitegura asa nkaho hari ahantu agiye. Abaza ati se Cindy ari hehe ko nawe uhari? Ahita avuga ati okay ndaje mbabwire. Ategura ibyo ategura kuko yari afite kujyana ibiryo, ahita azarabaganiriza aravuga ati muri bantu ki mubona mukuru wanyu afite ibibazo bingana bitya, ntimuze kumusura ntimuze kumureba, buriya mubayeho mute? Baramubwira ati nese yagize ibihe bibazo ko tutabizi. Yabwiye ati ubu ngubu umugabo we ari kwa muganga amazeho igihe kinini, ntago afite umuntu umugemurira, nuko nyine nanjye ari nka famiye ntabwo nari kumutererana, ntago afite umuntu umugemurira, ntago afite umuntu umugeraho, nta muntu n'umwe afite, namwe mwaragiye muriryamira mwibagirwa kongera kugaruka, mbese ni ibibazo. Ambwira ati se ntago twigeze tubimenya, twebwe n'ubundi tujya tuza hano twiyibye, n'ubu ngubu twari tuje hano twiyibye, so rero ntago twari tuzi ko ibyo bibazo byose bifite. Yabwiye ati rero reka muze tujyane murebe ukuntu ibintu bimeze, namwe mwigaye rwose, mbasi mubwire na mama wanyu agerebe ukuntu aza amugereho kuko arakomerewe. Baragiye bagerayo basanga Cindy yarananutse, ibibazo byamubanye ibibazo, umugabo we aracyari muri koma, muri make ibintu bimeze nabi. Baraganiye aravuga ati nanze rero mwe kwirirwa mbahamagara kuko n'ubundi ni ukubatera stress z'ubusa, murabizi ko nta kintu mwahindura, nanga kwirirwa mbabwira. Aravuga ati oya wari kutubwira basi na mama akabimenya, kuko ibingibi papa adukojeje isoni, n'ukuri adukojeje isoni ntabwo wabyumva. Bakiri kuganira na mukuru wabo yahise yikubita hasi, bahita bamwirukankana abaganga bajya kureba ikibazo afite, ariko bahise bahamagara Petit Frere wa Rugwiza, baramubwira ati ko n'umugore yikubise hasi se biragenda bite? Ngo we mugore se kandi ngo umugore wa mukuru wawe ngo mama yikubise hasi? Ahita aza igitaraganya, ahita aza baramwinjiza amubwira ukuntu ibi bintu bimeze, asohoka nawe asa nkaho yataye umutwe. Ariko abakobwa bose bari aho na sheri we bari kubaza ati byagenze bite, ati yameze ate? Ese yicara avuga ati mana noneho wigaragaze hano hantu, wigaragaze kuko nta kindi kintu ngiye nakora aha ngaha. Bakomeje bamubaza ati se none byagenze bite? Ababwira ati rero Cindy atwite mu ibibazo dufite, kandi ngo akeneye kuruhuka, ntaheruka kuryama, asigaye arara yicaye arira, ntago nanjye nzi ukuntu nabigenza. Barumuna we bahise bavuga ati rero ntago turi butahe twebwe, ntago turi butahe, papa nashaka azadukorera iki, ntago twava hano hantu, ahubwo reka duhite duhamagara na mama aza arebe ukuntu yaba amwitaho. Mama we ntagutindiganya yahise ahagera, avuga ati mwana wanjye kubera icyo utambwiye, ni gute ibi bintu byaba bingana bitya ntumbwire? Sinzi. Avuga ati mama nawe uzi impamvu ntakubwiye, urayizi neza, ubwo rero nta kundi. Mama yahise ababwira ati okay noneho reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza, ngwino dutahane mu rugo mbe nkwitaho, na barumuna bawe babe bakwitaho, uzagaruka numera neza. Cindy yaramurebye buri kintu yongeraho araceceka. Barumuna we baramubwira ati mama ibintu uvuze ubitekereje neza cyangwa agende asize umugabo we ajye mu rugo? Mama ntabwo ibintu wabidukora, ahubwo ukuntu tugiye kubigenza, njyewe na murumuna wanjye tugiye gusigara hano, umwe agende mu rugo amwiteho, undi asigare hano, n'uyu musheri wa Petit Frere wa Rugwiza aba ari hano nawe dufasha, noneho tuzajya tunasimburana. Sinzi ibintu uri bubwire papa, ntabwo mbizi pe, gusa umubwire ko umukobwa we ameze nabi twaje kumwitaho, naho ibintu rwose byo kumutahana mu rugo mama we waba wikunze cyane. Sinzi. Avuga ati okay ubwo ahubwo ni gutyo tugiye kugenda, ngereka mbe nanagenda narushye. Mama wese avuga ati okay ngangwino mbatware mu modoka nta kibazo, njye kureba n'ahantu mutuye. Yarabatwaye baragenda areba ahantu batuye, ariko ukajya ubona ari kuyitegereza cyane. Ahita abwira Cindy ati Cindy ntabwo nari nzi ko mutuye hano hantu heza gutya. Cindy avuga ati mama uratunguwe se? Ati ni gutya nyine dutuye hano hantu heza, kandi ikindi ntabwo turi abakene bo kubabarirwa nk'ukuntu mwatugize. Avuga ati mwana wanjye rwose mbabarira, ahubwo icara uruhuke mbanze ngutegure n'ibyo urya ibindi ubireke. Yaragiye aramuryamisha, ariko ageze mu cyumba bararamo yarumuye noneho kurushaho. Yavuze ati mwana wanjye gusa ko mwakoze akazi kenshi koko, muryama ahantu heza, ibaze ko ushaka no kundusha kuryama ahantu heza. Ako nyine ari guseka. Sinzi. Avuga ati mama ibyo ngibyo birekerekana iryamire ndarushye. Mama we yaragiye amutegura utuntu tworoshye,
arangiza aramuzanira. Amasaha yo gutaha nayo yarageze, avuga ati rero Cindy ngiye gutaha, gusa hari amafaranga ngiye kugusigira uziyiteho, kandi ikindi ngiye kuzajya nza kugusura buri munsi ndeba nuko umugabo wawe ameze, ndi gushakisha n'ukuntu twamujyana no mu bitaro byiza bakamuvura agahita akira, kuko ni ibintu biteye ubwoba cyane. Avuga ati mama urakoze, gusa ayo mafaranga ntabwo nayemera kuko nyine n'umugabo wanjye amenye ko nayemeye byari ibibazo bikomeye. Mama yambwiye ati oya mwana wanjye, ntabwo nguhaye amafaranga ugaragara nkaho utishoboye cyangwa byagenze gute, ndi kuguha aya mafaranga kugira ngo mu gihe nta kintu uri gukora n'umugabo uza ahantu ari mwe muyifashisha. Sindavuze ati oya mama ntabwo nayemera, ahubwo umbwirire uriya mukobwa nyine akumperekereza, urabona njye ntabwo nashobora kuguherekeza. Mama yahise asohoka yumiwe, gusa ntiyava ku izima. Abwira wa mushora petit frère wa Rugwiza ati rero umwana wanjye yanzanye n'amafaranga, ndagira ngo wowe uyafate, ntuzigere umubwira ko nayaguhaye, muzajye muyifashisha mujyana ibiryo kwa muganga n'ibindi bintu bitandukanye, ntuzigere umubwira ko nayaguhaye. Nawe abanza kuyanga, ariko mama warahatiza ati oya yafate, ntabwo nshobora kuyasubirana. Arayafata, arangije aramuherekeza. Ariko avuye kumuherekeza ahita ahamagara sheri we, aramubwira ati rero mabukwe wanyu ansigiye amafaranga menshi, ntabwo nayo ifite uburyo nayangamo, gusa arambwiye ngo nayo kuba turi kwifashisha, turi kwita kuri mukuru wawe tukita no ku mukobwa, ubwo rero nabuze uburyo nyangamo. Sheri we yarasaza avuga ati uransebeje, ni gute ufata ayo mafaranga uzi n'ibihe turimo, ntabwo ari ukwiye kuyafata. Ndavuga ati rero reka nze nkurebe, nta kibazo, reka nze nkurebe turebe ukuntu tubivuganaho. Yaragiye aramureba, aramubwira ati rero wiba nka Cindy nawe yayanze, reka tuyafate nubwo wenda mutishimiye ahantu aturutse, ariko urabizi neza ko dufite ibibazo. Reba mukuru wawe ari mu bitaro, nawe wirirwa wiruka, nanjye nta kazi ndi gukora, Cindy nta kazi ari gukora, none tuzakura ya mafaranga yo kwita ku bintu bitandukanye. Avuga ati yego nibyo nta kazi dufite, ariko bari abantu baradusuzuguye, badufashe nk'abantu bataba, ubwo urumva twayafata gute? Avuga ati oya ibyo ngibyo uzabitekerezaho nyuma, mukuru wawe yakize. Yaramuturishije arabyemera, ariko abyemera atabyemeye. Mama Cindy rero yarageze mu rugo, umugabo wambwiye se mwagiye ko abakobwa banjye sindi kubabona kuri telefone, ndi kubahamagara ntibamfate, noneho nawe wari wagiye mwamuvuye. Yambwiye ati rero mvuye kureba Cindy. Ngo sinakubujije. Avuga ati banza utuze unyumve, umukobwa ari mu bibazo bitamworoheye, umugabo ari mu bitaro, nawe ubwe aratwite kandi ari mu bihe bitamworoheye, amaze iminsi adasinzira, ndageze no ku bitaro yaguye igihumure kubera umunaniro. Urumva ibintu wakoze? Ibaze ko yahuye n'ibyo bibazo byose akanga kumpamagara, nawe akabura aho ahera ngo akuvugishe kubera urwango waremye mu bana. Ubwo urumva ibyo bintu ari byo? Se yaramurebye ati none se amezi atabwo umukobwa wanjye, wimbaze uko ameze uzajya kumwirebera. Se aramubwira ati ibyo bintu byose bari gucamo rero ni Imana iri kubahana, kuko ntabwo yarakwiye kuzanira uriya mukwe, ni Imana iri kubahana, nta nubwo babonye umugisha wanjye. Nyina aramubwira ati ntabwo wari wahindukana n'ubu, rero mva nkubwire abakobwa banjye bariyo, kandi suzigera ukura n'ijambo mu kanwa ubatuka, kuko bari gukora ibintu bya nyabyo, kandi nanjye nzajya njyayo uko mbishatse kureba umwana wanjye. Ahita yikubita aragenda. Sambwira ati nushaka ujya kumureba, gusa ngiye sinzigera njyayo rwose. Umugore yakomeje amubaza ati se none se ubabajwe n'umukobwa wawe cyangwa ubabajwe n'umukwe wawe? Ambwira ati ngiye nta mukwe ngira nubwo mfite n'umukobwa, ariko nawe yambereye ikirumbo rwose, yambereye ikirumbo, ntabwo yarakwiye kunzanira nk'uriya mukwe. Nyina yaramurebye buri kintu akora ahita yigendera. Yaragiye ababaye. Amasaha nimugoroba hari umuntu bavuganye kuri telefone, aravuga ati ndagushaka cyane byihutirwa kano kanya. Ati none se nzaho ngaho mu rugo cyangwa atoya turere abantu duhurira. Yafashe imodoka mu masaha nimugoroba, ntiyigera abwira n'umugabo we, aragenda. Yaragiye guhura na mukuru w'umugabo we, yari yaramubwiye ibibazo bafite, ko umugabo we yanze umukwe wabo, ibyo byo ko nta nicyo bitwaye cyane, ariko aho bigeze ndarambiwe, mbabarira ushaka ukuntu wabigenza twakira uriya mukwe wanjye, kuko ni ibintu biri kumbangamira cyane. Ubwiye na murumuna wawe yihangana ubwiyemeza babushyize hasi kugira ngo abana bacu babone ukuntu babaho neza. Abwira ati okay nibyo ngibyo, ntacyo ndaza kumuvugisha, nshaka uburyo twaganira, ariko nabo ngabo ndaza kubavugisha, nshaka uburyo twaza tugakora inama. Noneho dimanche saa 9
tuzaza uzabwire n'abana bawe babe bahari, byaba byiza kurushaho na Cindy aramutse aje nk'iminota mikeya. Avuga ati okay, ibyo ngibyo ndaza kubikora, gusa ukite iki kibazo kuko kirambangamiye cyane. Ati oya wowe humura ndaza kubikemura. Yaratashye asubira mu rugo nk'uko bisanzwe, ariko yarakariye umugabo we cyane. Kwa muganga rero bari kuri Rugwiza nk'uko bisanzwe, na Cindy ahari bari kuganira. Muganga yaramaze no kubaha amakuru meza ko ameze neza, nubwo atari yakanguka ariko ameze neza. Cindy yavuze ati rero ubwo ameze neza reka mbe ngiye mu rugo ndebe utuntu ntunganya, dore maze n'igihe ntariyo, ubwo ndaza kuza kugaruka. Avuga ati okay nta kibazo, ariko barumuna be bari bahari. Agiye kugenda abona abaganga bari kwirukanka bajya mu cyumba cy'umugabo warwariyemo. Bari kwirukanka cyane bari kugana mu cyumba cy'umugabo warwariyemo, kandi abona hari n'abaganga batazaga banakomeye bari kujyamo. Umutima uramukuka ahita yicara hasi. Tugaruke mu rugo rero, inama yari yateranye babiteguye nk'uko bisanzwe, na papa Cindy araza kugira ngo yumve umwanzuro w'inama. Baramubwiye ati rero ugomba gushyira amarere hasi ukemera abana bawe, kuko ubu ubabaza umukobwa wawe. Niba ari umuntu yakunze nta kindi warenzaho, icyo usabwa we ni ukumwemera ukemera n'umugabo we. Se yarahagurutse avuga ati niyo mwakora iki ntago nzigera nemera uramukwe. Yaricaye, mama Cindy nawe bamuha ijambo arahaguruka. Ko yahagurutse atishimye, n'amarira yatangiye kuzenga mu maso. Yavuga ati se papa Cindy, umukobwa wawe ni ikihe kintu yigeze gukorera cyakubabaje bituma umuhana gutya? Ntari narenga aho ngaho se ubundi wibuka uburyo njye nawe twabanye? Ibyo ngibyo byabivuze amarira yatembye ku matama. Yabuze ikindi kintu arenzaho ahita asohoka hanze. Yo byari agahinda n'amarira. Ndaje mbabwira uko byagendekeye Masera Cindy na shoferi Rugwiza no mu nama y'umuryango. Wakoze kubana nanjye rero, ni Karangwa Sandrine. Duhurire mu kindi gice cya 4 gikurikira. Ibihe bibindi byanzaniye umugisha.